Yes, right, reka nizere kumeze neza nanone nkabanje kubwira training stories zitandukanye mu kanya gatoya ziba zigenda zirukanka cyane ariko tukibanda of course ni mu myidagaduro main biba ari danje biba birenze byatari ngaho banza ukore subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho bikomeze bigende bikugeraho gatanu kuri gatanu. Kamere kwa Dani Vumbi waruzi yuko mama wa Dani Vumbi yamaze gushyingurwa navuga ko uyu mama yitabye Imana ariko rero yamaze nyina wa Dani Vumbi rero yashyinguwe akaba yaherekejwe n'ibindi byamare bitandukanye kugira ngo bimufate mu mugongo. Ibi ni ibintu by'abagabo kuva kera n'ubundi gufata mu mugongo. So Dani Vumbi rero kuwa 28/2022 masaha y'igicamunsi nibwo hamenyekanye ko amakuru yuko nyina uyu mugabo cyangwa umuhanzi akaba n'umwanditsi w'indirimbo yitabye Imana nk'uko uyu muhanzi yabitangaje binyujije ku butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga. Dani Vumbi yagize ati yigeze kumbwira ngo mba numva nazapfa mbere yanyu mwese kuko sinzi niba nakwakira urupfu rw'umwe muri mwe nk'abana banjye. Uyu mubyeyi wakomeje kuba hafi y'abana be by'umwihariko Dani Vumbi mu muziki we kuri uyu 29 rero Kamena nibwo yashyinguwe mu muhango witabiriwe n'abantu benshi cyane. Nyakwigendera atuye mu karere ka Nyabihu murenge wa Kabatwa mu bihe bitandukanye rero yagiye agaragaza akashyikiye umuhungu we Dani Vumbi bikaba byaragaragaye cyane 2017 mu gihe cyo kwamamaza Perezida Paul Kagame mu mwaka 2016 nibwo yakiriye Dani Vumbi mu rugo mbere yuko atangira amarushanwa ya Primus Guma Superstar. Unyemerere nanone rero ngende nkubwira byinshi gusa Dani Vumbi yavuze yuko nyine ni umugabo of course ati tuba tugomba kwakira ibituzaho mu buzima ati kandi ntekereza ko buri kimwe cyose kiba gifite impamvu. Unyemerere nkubwire ko mubwire n'ibindi byinshi biri kuvugwa wenda mite nigira muri Amerika nkubwire ko R. Kelly uramwibuka uyu mugabo umwe muri ubundi bamwitsa King of R&B. So nakubwira ngo rero ntago ibyo byabikomeje kujya neza. Urubanza rukomeje ku rubanza yamaze guhamwa rero n'icyaha cyo gufata ku ngufu yamaze gukatirwa imyaka igera kuri 30. R. Kelly uherutse guhamwa n'icyaha cyo gufata ku ngufu yakatiwe igifungo cy'imyaka 30 muri gereza. Uri kubyumva Robert Sylvester Kelly wamaye cyane ku izina rya R. Kelly mu muziki numwe mu bahanzi bakomeye ku isi gusa waje gusubira inyuma gatakaza abafana ndetse n'ibigwi bye nyuma yaho yatawe muri yombi akurikiranyweho gufata ku ngufu abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18. Nyuma y'igihe kitari gito R. Kelly aburana yaje guhamwa n'ibi byarero byo gufata ku ngufu no gucuruza abana b'abakobwa hiyongereho no gukubita wahoze ari umugore we. Kuri ubu uyu muhanzi rero yamaze gukatirwa imyaka 30 muri gereza. Ni ibintu umuntu adashobora kwiyumvisha, amarira yazenze mu maso. Aravuga ati hari igihe mba numva ibi nsa naho ndi kurota. Ati ntabwo ibi ngibi rwose mbyemera ko ari njyewe uri gukatirwa iyi myaka ingana gutya. Uyu rero New York Times zivuga ko nubwo R. Kelly akasiwe imyaka 30 y'igifungo bitarangiriye aho kuko itariki 23/7 agomba kwitaba urukiko ishikagaho akurikiranyweho gukinisha filimi y'urukozasoni umwana w'umukobwa w'imyaka 16. Iyi filimi iri no mu bimenyetso bya mbere byatumye atabwa muri yombi nyuma yaho ikwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. R. Kelly ukatiwe rero imyaka 30 muri gereza yaraherutse gusabirwa igifungo cy'imyaka 25 maginga rero R. Kelly afite imyaka 55 bisobanuye ko azava muri gereza afite imyaka 85. Ni danje kabisa. Ntago rero nabura gusoza aya makuru ngena nkubwo ari kugenda avugwa mu myidagaduro ngo nanone nceceke ngende ntakubwiye byinshi. Don yashyize hanze indirimbo nshya yise yishyiremo yemeza ko akunda cyane ibishegu. Uyu ni umukobwa utuye mu karere ka Rubavu rero yavuze ngo yishyiremo. Ese ni yashyiragamo umuhanzikazi Don ukomoka mu karere ka Rubavu yashyize hanze amashusho y'indirimbo ye nshya yise yishyiremo atangaza ko akunda indirimbo z'ibishegu cyane. Don mushya mu muzika nyarwanda akaba atajijinganya ko yemera kandi akunda indirimbo bita ibishegu nyuma yuko
yaje gushyira indirimbo yitwa Yishyiremo. Ese koko ni ibiki yashaka kuvuga ko bashyiramo? Nk'uko rero bisoneka kundi bishego ubwo mwahise mubyumva, ibyo nibyo yashaka kuvuga. Ati ndashaka ko muyishyiramo, mu magambo yati nge nagiye mu gitaramo ndi hamwe n'inshuti zanjye, numva abantu bose bari gusaba DJ ngo nashyiremo indirimbo yihuta kandi ishyushye. Kuva ako kanya rero nahise ngira icyo gitekerezo, ndavuga nti ese ndamutse nkoze indirimbo ishyushye ahari ntayo ntibajya bayisaba ndetse bakayishimira. Niko gufata umwanya rero ndandika iyi ndirimbo yanjye, yari nayo ya mbere mu muzika yanjye, mpitamo ko kwiyitirira aya magambo. So ni byinshi cyane rero nakubwiye kuri Danny Vumbi, mvuze kuri John, mvuze no kuri uyu Arakeri wamaze gukatirwa imyaka 30. So reka rero ngushimire cyane, wowe kora subscribe, amakuru ni menshi cyane, kandi wibuke ko turi Classic Van turacyari uyare